Lokale yasanzu bahawe na PSF urwego rw'abikorera mu karere ka yatangiriye ahantu bita mu Uburiza Unique Hotel. Ibahe iba mu Bugesera. Izo nanu zanyitari uri Bugesera ra ko ziremere. Batangiye umwiherero watangiye nijoro. Bakoze imyitozo bayivamo bajya mu mwiherero. Kuva ejo kuwa kabiri Bugesera iri mu mwiherero muri iyi hoteli ngo umutekano kuri hoteli wakarijwe cyane. Wana telefone ziturutse hanze ya hoteli ntabwo ejo Perezida Gahigi yahamagaye umushoferi kwa Stade utwara abakinnyi. Nibagiye izina rirancitse aravuga ati saa 8 n'igice ugomba kuzajya uba uhagurutse kuri hoteli zana abakinnyi saa 11 ukaba batwaye ati ibintu byo guhagarara mu nzira abantu baguhagarika sinzi ati ibyo bintu simbisha ni one way. Ejo twasanze Gahigi yavuye mu nama imwe yari kumwe n'abantu bakomeye atuvugisha yihuta ahita ajya mu yindi nama nimugoroba. Mu nama yakoze mu bahuye harimo n'ubuyobozi bw'intara y'Uburengerazuba y'Iburasirazuba ariyobowe na Spidance Rubingisa n'abayobozi b'akarere njyanama y'akarere mu kubyaza umusaruro ayo mafaranga yatanzwe na PSF. Twaravuga ngo twabahaye amafaranga mu korero ka turifuza ikintu kimwe gutsinda Rayon Sport kandi iyo match yarangira mugatsinda n'izindi match ebyiri zisigaye kuko ngo zose bazazikorera lokale kandi lokale kundi rwego ngo sumwe hari ko Rayon Sport no na prime bakoze uruziga imyitozo mbere yo kwitangira Perezida arabanza arabaganiriza yanze kutubwira Dinya yabanje kutubeshya ngo icyo bishimiye ko twabonye bishimiye akoma amashyi tubirebera ku ruhande. Dinya abanza kutubeshya ngo hari abakinnyi babiri babyaye ngo nabo bari gukomera amashyi babwira ngo musiro nta mahwa ariko tubaje umwe mu bakinnyi ahita tubwira ko ari prime. Perezida arabarudiye bivugwa ko prime yo gutsinda Rayon Sport ari 200 wakinnyi wa Bugesera kandi ubwo iyo ni prime ya komite ya Bugesera yego yo prime ya PSF barimo aribaza uko bishobora kugenda bikagera hafi mu 250 ubonetse nona ariko imirire mereye nshaka twumva ni akamarade pe kamarade yatangaje confidence kamarade reba nyine Perezida Mbunyina ari kimuvuzeho reka twibwire kamarade bana mwana iki cyumweru kirakomeye cyane ariko ni cyari gishize cyari gikomeye nago mukura yari match yoroshye yari match ikomeye ibyumweru bibiri birakomeye cyane tuzaza dukine Rayon Sport ni ikipe nziza nkuko bivuze ni ikipe iri ku mwanya wa mbere aha nibuka 2013 iri ku mwanya wa mbere niho nayikuyemo mu gikombe cy'amahoro nabwo ndi muri Bugesera timu ya Masaki bayitaga timu ya Masaki imizi bihe bishobora kwisubira ugasanga nyiburishije igikombe cyangwa umupira umuntu aza gutsinda kunganya hari n'igihe byanga umuntu agatsindwa ariko si cyo neganya ko kuri iyi match nshaka amanota 3 kocha Bugesera iri mu makipe arwana no kutamanuka ubundi ibi bintu ubikora gute kuko si bwa mbere ugiye kubikora n'ubundi abantu bavuga bati Bugesera ni ikimanutse bwo ifite kamarade niwe mucunguzi w'ibintu byananiranye ubundi ibi bintu ubikina gute mu mikino kuki imikino ya nyuma ya shampiyona uburyano buri umutoza w'igitangaza sinzi n'abandi wenda barabize ko nzi kubana n'abakinnyi icyo nzi nuko abakinnyi aribo bakteri nibo bantu baza genda za hariya mvuge tugende tugaruke tugire durya duhagarare durya ariko nibo bari buze gukora mu action ya nyuma rero nzi kubana n'abakinnyi ndabegera ngabereka ko nk'abasaba ngabereka ko nibo batuma mbu umutoza ukomeye abakinnyi baranyumva rero ibyo mberetse bakabikora kandi ngabereka ko nkabaha morale ngabereka ko nta cyacitse nka match ya mbere yari inkomere yari match ya Marine nageze abambwira ko ikibuga kitajya gitsindirwaho nanjye mbyitege ko nari bugitsindireho ariko twarakoze cyane turitegura tugitsindiraho match ya kabiri ya Rayon niyo ngiye kwakinira ndajyaho naho ndebe ku kibuga kimeze neza iyo match rero niyo mvuga ko ari match zaba ari nziza. Rayon ni ikipe nziza ni ikipe ifitemo wenda amasuspension menshi nanjye wenda zirimo ariko ikiza nuko twese nyuma ya suspension nk'eshatu ziri muri Rayon turaza kuza turwane turebe ko iyo Rayon Sport twayikura amanota 3. Senior coach kamarade izo suspension ziri muri Rayon zaba ari zihe nazo mvuza akakanya barazizi nabo barazizi
ubwo natangaga message hari tekinike zibaho najyaho nange message ko izo suspension eshatu nzizi ukuntu mbikora hari umukinnyi nereka abakinnyi banjye ko gutsindwa na Rayon Sport nta gitangaza cyahabo ariko gutsinda Rayon Sport ni igitangaza nabereka rero dukina umupira wacu dutegura igitego turagitsinda nikibura dutangire twongere turagitsinda mbereka rero ntagira ujya kuri pressure kutsinzwe na Rayon Sport na uri bukuvebe ariko nutsinda Rayon Sport ayo manota yawe araba ameze neza hanyuma kuri icyo kibazo ngo nabandi buze kuyisubira match nago zisa Rayon ya 2013 siyo y'ubu ngubu Rayon y'ubu y'abasaza ni Rayon Sport igomba kwitondera utegura nayitegura ni match rero izakomera kuko usanga utegura iwawe nabo bahageze ubwo rero ni ibintu turi buze gushyiramo aho ngaho kocha ugeze hanze y'ikibuga muri iyi mikino ya nyuma ya shampiyona haba havugwa cyane kurusha ibiri mu kibuga hari impungenge z'uko ushobora gutegurwa no hanze y'ikibuga cyangwa nawe ukaba nk'abaguteye ubwoba cyangwa nawe ukaba wategura hanze y'ikibuga ntago wategura Rayon Sport hanze y'ikibuga ntago bishoboka ahubwo Rayon Sport niyo yagutegura hanze y'ikibuga ahubwo ikintu twebwe dukora ni iki nuko abakinnyi banjye mbizeye abakinnyi banjye ndabizeye kuko nzi neza amakipe yenda kumanuka twagiye duhura nayo nabwo hajemo izo mbogamizi ariko abakinnyi kuko duhuje hari igihe ukabona ko icyo kintu ntabwo bashobora kugikora ubwo icyo twiteguye ni uko twe twiteguye kwitegura match neza match yo kuwa gatandatu tukayishakamo amanota 3 kandi kubera Imana tuzayabona. arakoze cyane bana mwana bameneye umuti kamarade arimo aradagadwa afite ubwoba ko ngo abasaza ngo uko abasaza bari nta muntu urusha Rayon Sport gutegura hanze y'ikibuga baraza kumutegura uko byagenda kose ariko reka mvuge ibintu tutavuze turi codinga ariko menya biri buze guhura n'ibyumo uyu murayanyandikire reka bivuge ibintu tutavuze turi codinga reka manze ntange zandani hano umwe mu bareyo bakomeye aravuga ngo mbere na mbere Perezida Gahigi ibintu byo gufata rokari bakayishyira kuri PSF ngo sibyo ngo aya mafaranga abareyo ngo baza aho yavuye ngo barahazi cyo ni icya mbere icya kabiri uwo bita Kamarade avuga ko ngo aryamye ku banga rikomeye cyane ngo yikuriye mu nzu ya federation ngo yiboneye liste ya suspension yabitubwiye hanze ya mikoro abakinnyi batemerewe kuzakina ngo Muhire Keve yemerewe gukina kapiteni Muhire Keve uwo bita Aziz Kuranya Basane abo ngo ni suspension ndetse na Rukundo pa play aravuga ngo uwo mukinnyi uzakinishwa muri abo izaba ari forfait bitego 3 cyo ni icya mbere 3 nkayatanya aravuga ngo kandi abo ni badakina tuziturana hasi tuzarya neza Kabugesera Kamarade yakaniye ngo niyo match igiye kumuhindurira ubuzima n'igitereko nk'umutoza umwe mu bareyo bakomeye cyane uba mu bategura imikino ya Rayon Sport bamwe bashyiramo agafaranga kugira ngo ikipe bigenda ati ibyo Bugesera irimo no kwikira igitabo bagaseka kubaha umwiherero ntibivuze kubatiza abakinnyi niba shaka bakorere mu mahanga niba shaka barindwe na special force bazabirya ariko ibyo kuvuga ngo kubatiza abakinnyi reka twibutse bamwe mu bakinnyi ba Bugesera bakomeye abariyo mutazagenda muzi ko ari ibintu byoroshye bafite umukinnyi rutayizamu ukeneye kongera ibitego aranganya na Forunganya afite 13 urumva Umar Aba ejo twaramwitegereje n'umukinnyi ukomeye cyane uri tayari bafite Ngendahimana Eric wabahaye igikombe cy'amahoro Gasongo arahari ni umukinnyi ukomeye bafite umukinnyi witwa Yannick Ifi n'inkoko kuko na samaki we tuzamwumvira abo bakinnyi uvuze bakiniye rejo tuzabumva mu rugo Yannick yavuze ngo iby'ifi n'inkoko ntabwo rwose ari ngombwa ati ku gahembe ibintu biba rucaba cyane aravuga ati ndashaka kubahana ku buryo nzahita mbona ikipe hanze ariko nsinzereyo bafite Kaneza Augustin ni kapiteni wabo yakinye mu ekipa akomeye cyane arimo izo za Gasogi Kaneza Augustin abantu baramuzi ni mukuru wa Nshuti Innocent bafite Mucyo Didier Junior wakinnye muri Reyo arahari yakaniye cyane bafite Iradukunda Eric kuri 3 n'umukinnyi wagize ibihe byiza muri ya Kiyovu yaryanaga cyane urumva bafite na Jean Dodine bafite Faruku Ruhinda Santongo Saifi International abareyo mugende muzi ko ibintu bitoroshye ibiciro byo kwinjira Bugesera amaze kubishyira hanze match iri ku isaha y'isa 9 zuzuye kwa gatandatu munsi y'umusozi wa Mayange na Maranyondo wallahi Genero
genero Gahigi yavuze ko kuri bwa bwatsi buri paralele na VIP bureba hakurya kuri ya etaje nziza cyane hafi y'ahandi hari bagiye uduterasi kuhatera intebe z'intambike ngo bazategura neza bazahishyuza 2,000 yego urabona stade gusanzwe yakira abantu 5,000 ni hanini cyane stade gusanzwe yakira abantu 5,000 ariko nibashyira abantu iyo muri ibyo bice bizarenga 5,000 kuri iyo myanya y'intebe z'intambike intebe z'intambike ni nka zimwe zabaga mu gutera imbabari ewana abafana bakicara cyangwa se bagahagarara ngo abafana ntibakenera kwicara yego ni 2,000 regira handi asanzwe mu esikariye ni 5,000 hamwe muri esikariye hanatwikiriye n'adatwikiriye hakaza VIP ni 10,000 VVIP ni 20,000 barakoresha ka kanyenyeri ko hambere ka kandi ka uride musanzwe muzi cyane akanyenyeri 939 urwego nako gusa akanyenyeri 939 urwego ubundi abaturage ngo bahagurutse tukareba niba igikombe kizasigarayo niba Bugesera izacyohereza Ishyorongi cyangwa se niba Rayon Sport izakivana ikikoreye kuko iriya match nirangira Rayon Sport nonsa iriya match irangira Rayon Sport ifite ubwoba ko umurashaka kwasigara finito bizabirangiye match yakomeye cyane ufite ibicuru abafana ba PL muzareba match ya PL na Gorilla Nyamirambo cyangwa namwe muzajya Bugesera ni ikintu gikomeye kuko match y'Nyamirambo ishobora kuba urucabana ariko match ya Bugesera ano rucabana match ya PL na Gorilla izi match zose zirakomera rero mbabarira izi match zose zirakomera ntonyebye rwose nagikomeye ariko se Gorilla imaze gutsindwa imikino 9 APR yirukanye Darkonovic byarangiye mu mikino 9 Gorilla yatsinze match mu mikino 9 Gorilla iri hasi umupira uzaba uri Bugesera APR ariko ifite inzika z'uko Gorilla yiteye mpaga cyane barareze bakoze ikosa bareze nyamukandagira bagomba kwishyura APR yatangaje reka memiretse inzara bya APR zabigaruka we Perezida wa Bugesera turi kumwe mu myitozo hano i Bugesera mufite match ikomeye cyane ikipe ya Rayon Sport kuri wa gatandatu ni match kuri kote y'ubuyobozi bw'ikipe ya Bugesera mugiye gutegura gute imbaraga muri bushyiremo Bugesera ahantu habi imirwa no kutamanuka ni match mugiye gutegura gute ko mugiye gukina n'ikipe ishaka igikombe mwakoze cyane nibyo koko iyi ni match tubona nka match ikomeye kuri twebwe cyane ko ari match ishobora kugira ikihindura ku rutonde rwa shampiyona cyane ko ikipe ya Bugesera FC itahagaze neza muri iki gihe nkuko mwabibonye amakipe arasa nkaho anganya amanota ni match rero twiteguye neza kugira ngo guhera uyu munsi ikipe iraza kujya muri camp kugira ngo abakinnyi bajye hamwe bahumeke umwuka umwe bitegure bimwe baganire hanyuma uretse n'icyo baraza gukomeza kwitegura mu buryo bw'imyitozo kandi ku gihe hanyuma kugeza ku wa gatandatu turakeka ko mu by'ukuri ikipe ya Rayon Sport hano rwose amanota atazayahakura. Perezida ntabwo byoroshye kumva Bugesera yagiye ivugamo ibibazo by'amafaranga n'amikoro kudahembera igihe ibibazo by'ubukungu birabagonga ariko kumva mugiye gukina Rayon Sport lokale mukayijyamo ku wa kabiri match iri ku wa gatandatu umuntu yakwibaza ngo aho gafaranga kavuye he ko lokale tuzi ko nayo ibitoroshye mu bushobozi ntabwo ari ikibazo cy'agafaranga cyane gusa dufite abafatanyabikorwa dufite abanyabugesera hari uwayitwemereye lokale yemera ko nk'umunyabugesera ari kuretse n'icyo akarere kavuze gati ikipe ntabwo igomba kujya ku mwanya wa nyuma mugomba gukora so rero uyu munsi tureke bya bindi njya numva n'ejo abanyamakuru mugira byo muganira ngo ikipe ngo ihinde amanota Rayon Sport nidutsinda izabidutsinze rwose abanyabugesera bahagurutse bemera kwikorera lokale ku ikipe yabo ibyo rero nk'umuyobozi ngewe biramfasha cyane ntabwo ari ukuvuga ngo wenda amafaranga yavuye hadasanzwe ahubwo ni umufatanyabikorwa wavuze uti twebwe ndabaha match ndabaha lokale kuri match ya Rayon ariko mutsinde match ibyo rero umuntu ugufasha kugira ngo witware neza ntekereza ko aba azanye igisubizo gihagije ku byo dushaka natwe. Perezida Rayon Sport nk'ikipe iri ku mwanya wa mbere ntabwo mutekereza ko mushobora kuyishoramo imbaraga z'umurengera bikarangira hari n'abatsinze kuko ni ikipe ikomeye imikino noneho iri inyuma ikurikira
ikazabagora kwitegura bikaba byaviramo kumanuka. mu by'ukuri nta kibazo kirimo cyane kuba twakwitegura Rayon Sport nk'uko twitegura andi makipe, uretse ko ntabwo ari Rayon Sport gusa turi bwitegure. Abafatanyabikorwa batubwiye ko ni match 3 zisigaye, ikipe izaba iri muri lokale izakomeza kwitegura kuko match ya Rayon Sport ni amanota 3 n'izindi ni 3. Turatekereza rero ko imyiteguro iri bukomeze, kandi nk'uko twabiganiriye n'abafatanyabikorwa batandukanye, ikipe iraza kuba iri mu murongo mwiza kandi zitegura neza izi match kugira ngo hato Bugesera FC itaza kumanuka. Namwe stade mubona hano ejo igatangira gukinirwaho mu cyiciro cya kabiri, byo rwose n'umuhigo twahize ko bitazashoboka. Perezida atangaza abareyo kuko bagiye bagaba icyo bita ngo n'amafamiye, hari abashinzwe gutegura buri match. Abareyo bazazanga hari benshi bashaka igikombe cya shampiyona. Kweri Bugesera ifite ubushobozi buhagarika Rayon Sport ukayikura ku gikombe? Ngira ngo ntago ari ubwa mbere dutsinze Rayon Sport, twigeze no kwitsinda turi mu cyiciro cya kabiri. Rero icyo nababwira cyo ntago mbizi, gusa icyo twakoze nuko twabatsinze. Ngira ngo n'ubushize no ku gikombe cy'amahoro naho nitwe twakibakuyeho. Ubu rero n'ubu ntago byatungurana nabwo tukibakuye. Ikipe mumenyereye gutsinda, ikipe rero gutsinda tubimenyereye, bakwitegura. Icyo tubabwiye cyo ni kimwe, nuko iyi ni match ikwiye kwitegurwa ku rwego rwiza. Abakinnyi barabizi, abatoza barabizi, ni match dukwiye guha agaciro kugira ngo hagire igihinduka ku rutonde rwa shampiyona. PSF yahagurutse, ni nayo yaduhaye lokale, abaturage bahagurutse, akarere kahagurutse gati mugomba gukora iyo bwabaga ikipe ntimanuka. So rero mu kutamanuka tugomba guhera ku manota ya Rayon Sport. Icyo rero rwose